Hello, welcome to my channel. So today ngiye kubigisha uburyo ushobora gukonserva ibintu byawe udafite frigo cyangwa umudakunda ibintu byo muri frigo bikamara igihe kirenze iminsi 3 ukoresheje iyi baking and cooking paper. So niba uri umuntu ukeneye kumenya ubumenyi, so stay with me hanyuma nkwereke uburyo uzagikoresha this baking and cooking paper ukonserva ibintu byawe bikamara iminsi irenga 3. Ikintu cya mbere rero duheraho ni ugufata imbuto zacu tukazoza neza, tukazirunga, tugakuraho utwanda twose nk'uko ndi kubikora. Niba kandi uri mushyashya hano ukaba utarakanda subscribe to my YouTube channel, hanyuma mu nteko haje tujye tubana mu biganiro. Nari maze rero gukuraho inanasi nari ngeneye, so iyi ngiri busigare ngiye kwereka uburyo turi conserve ikamara iminsi igera muri 4 cyangwa hejuru 4 bitewe n'ingano yayo cyangwa igihe uyikoresha. So turi gukoresha baking and cooking paper, urafata ukataho gatoya cyane. So I was struggling nyine no kugura, nkagenda kugura imbuto ndagura kananasi gatoya ndi buryo uwo munsi. No ushaka kuri wa muntu, hari n'abantu ikintu cyamaze kujya muri frigo abatakigiriye. Niyo mpamvu rero uba ugomba kumenya ubu buryo. Urafata iyo baking and cooking paper, hanyuma ndayifata gutyo nyishyiraho hejuru, ndakoresha iyi fimbo cyangwa iyi rubber band, hanyuma nyishyireho gutyo. Muri kubibona uko nguko niko ndibuze kuza kuyishyiraho, hanyuma ukayitereka ikamara iminsi. So iyi baking and cooking paper impamvu nyine ibika ibintu contain the wax, narabimenye when I was doing research, and then sanga containing the wax igufasha ko wabika ikintu kikamara iminsi rwose nta kibazo, kidapfuye kandi kikakomeza kugumana umwimerere wacu, kikaguma kiri fresh. So muzagerageze. So maze no kuri melon ngiye kubisubiramo n'ubundi niko ndi bubigenze. Ndashyiraho baking and cooking paper, and then nshyiraho naho fimbo. Impamvu dushyiraho fimbo ni ukugira ngo ifate nyine umwuka ubureke kwinjiramo, umwuka ureke gukomeza kwinjiramo kugira atakomeza kubaho reaction between oxygen hamwe na so that's why dushyiraho rubber band kugira ifate umwuka ureke kwinjiramo, nyine ibifunze nyine neza. Kandi ubu buryo burakora iminsi 3, iminsi 4, even iminsi 5 udafite imbuto zihiye cyane. Like njye nakoresheje imbuto zihiye cyane kugira ngo mbereke ko ibi bintu byanjye bikora kandi byizewe 100%. Hano hantu ndi munsi ukurikiyeho mu gitondo nari mbyutse, n'ubundi nabwo ngiye kongera nkoresheje kuri za mbuto twaraye tubitse ijoro rishize. Ngizo iyo ni ananasi, tuzifungure hanyuma turebe. Ndi munsi ukurikiyeho murabona ko inanasi yari ikimeze neza, yari ikiri fresh, nta kibazo rwose, kandi nta frigo twakoze. Nzifunga kuriya, hanyuma nkazitereka nyine nko ku kabati, hanyuma nkagenda rwose nkagaruka nkaza kongera
kugira kuyikoresha rwose nta kibazo. Uzajya uyitereka ahantu hari open, ntukazajya uyifata ngo uyifungirane mu kabati mo imbere, uyitereka ahantu nyine hari open, yawe ushobora kuyitereka ku meza ukagenda rwose ukagaruka ukayikoresha. N'ubundi nkaseho iyo ngiye gukoresha iyi ngiyi n'ubundi ndongera nyibike, tuzayikoresha undi munsi ukurikiyeho. Murabona ko nayo iri fresh imeze neza, murabibona rwose nta kibazo, ntabwo yagize yangirika. Tugiye gukora iyo turi bukoreshe n'ubundi twongere tubike indi. So ni gutyo ugenda ubigenza, ugenda ukuraho iyo uri bukoreshe, hanyuma isigara ukayibika ukazayikoresha umunsi ukurikiyeho. So bantu rero kurya ibintu bivuye muri firigo bigora rwose, nizere ko ubu ngubu igisubizo mwakibonye. Iyi baking and cooking paper ni ikintu gisanzwe, ni ikintu gihendutse, ni ikintu umuntu wese yakafodinga. Uzajya ubigerageza. Kandi izi rubber band zigura 5 ari 100, harimo udupiyesi 100 muri papeteri ariyo yose. So uzajya mubigerageza murebe. Izi rero nizo baking and cooking paper nkoresha, nzikurira muri Tedemir, akenshi zifite mezire zitandukanye. So bwa mbere rero nagiye ngurira ya 20 m, nsubiyeyo nsanga ari ya 10 m, ariko nyigura ntabizi nyine ko zigize, ariko nkabona ni gato. Yangeze mu rugo nibwo nasanze iyo mfite hari 20 m, iyo nabuze ari 10 m. Gusa naziguze hagati ya 2500 n'ibihumbi 1. Yego, so ntabwo ari amafaranga menshi, kandi aba ari akantu ukoresha igihe kinini, karagufasha mu kubekinga ndetse no mu gikoni uri kubona ko wagakoresha uri gukonserva ibintu bya. So murakoze kureba iyi video, mwibuke gukora subscribe.